Adugo yari umwana w'umukobwa umwe muri uru rugo rwa Misaize. Aba ngaba babaga mu gacyaro kamwe, bari bafite abana batatu, ariko uyu mwana wabo Adugo yari umwana utandukanye cyane. Uyu mwana w'umukobwa niwe wari icyizere cy'ababyeyi be. Uyu mwana yari umuhanga cyane ku ishuri. Uyu mwana yavugaga icyongereza cyiza cyane muri ako gace. Mu by'ukuri ababyeyi be bari bazi yuko ari ahazaza h'umuryango. Nuko byaje kugera umunsi umwe aba babyeyi bafata umwanzuro ukomeye cyane mu buzima bwabo. Bafashe ubutaka bari bafite butoya, barangije barabugurisha. Mu by'ukuri aha hantu niho honyine bari bafite, ariko barahagurishije. Bakavuga bati Adugo naramuka abashije kujya Lagos akajya kwiga, akiga neza, azagaruka kandi azahindura ubuzima bwacu. Nuko ubwo Adugo rero yaravuye ahangamura aka cyaro agiye Lagos agiye kwiga, buri umwe wese yarishimye cyane ahangamura aka cyaro, ndetse abantu bamwe na bamwe bararize. Mu by'ukuri aba baturanyi ndetse n'inshuti bari bishimiye uburyo aba babyeyi bafashe umwanzuro ukomeye cyane, bakigomwa ubutaka bwabo, bakigomwa buri kimwe cyose bari bafite kugira ngo uno mwana abashe kujya kwiga. Kandi bizeraga neza ko uyu mwana narangiza kwiga azaba ahazaza heza mu muryango, azaba umugisha kuri uyu muryango. Ariko muri abo bose ibyo batekerezaga, nta n'umwe wari uzi ikizakurikiraho, ndetse na Adugo ubwe ntabwo yari azi ikizakurikiraho. Adugo akigera Lagos yahuye n'umukobwa witwa Tonia. Uyu mukobwa bwa mbere yamwitwayeho neza cyane, yatangiye kumusobanurira buri kimwe cyose, atangira kumutembereza, amwereka uburyo ashobora kujya guhaha, amwereka ndetse n'aho utubyiniro tuba ashatse kujya gusohoka, aho yajya gusohokera, ibintu byose arabimwereka. Ariko gake gakeya ubwo yagendaga amarana iminsi n'uyu mukobwa, ibintu byatangiye kugenda bihinduka. Tonia yaje gufata wa mukobwa amwereka ubundi buzima bushyashya. Yamubwije ukuri, amubwira ati ubuzima bushyashya bwiza buryoshye ni ukujya muri club, tukajya kwenjoyinga, tukajya kubyina, tukanywa amayoga. Atangira kumwigisha uburyo bazajya bigurisha ku bagabo. Bwa mbere Adugo yari afite ubwoba bwinshi cyane. Uyu mukobwa yatangiye gutekereza ababyeyi be aho yabasize mu cyaro, atangiye gutekereza abavandimwe be yasize, atangiye gutekereza icyaro cye cyose cyamwizeraga ndetse cyamukundaga. Ariko ubuzima bwo mu mujyi bwari ubuzima bwirukanka cyane, bwihuse. Uyu mukobwa Tony yakomezaga kumubwira ati ntukigire umuturage, akamubwira ati reba ni kurya abantu bakora ibintu kandi bagakora ibintu byiza byihuse muri Lagos. Nuko umunsi umwe rero Adugo yaje gukurikira Tony muri club. Ntabwo yigeze abwira umuntu n'umwe ko agiye muri club. We muri we yiyumvishaga yuko agiye kugenda akareba uko bigenda, akareba uko biba bimeze aho ngaho muri club. Nta kintu na kimwe yaragambiriye kujya gukora aho ngaho muri club. Nuko yaje gushyira muri rero akadress kagufiya kamufashe rwose ndetse kanashininga. Nuko Tony yarangije nawe amukorera makeup, arangije amubwira ati uri umukobwa usa neza cyane. Nuko ubwo bari binjiye muri club, Adugo yahise atungurwa. Yarinjiye yumva umuziki mwinshi cyane, harimo urusaku rwinshi. Atangira kubona amatara flashinga yisubiranyamo. Atangira kubona abagabo babakira aho ngaho bafite za bottles, bafite amacupa y'ibyo kunywa bihenze, ndetse abona abakobwa bagiye babicayeho. Mu by'ukuri uyu mukobwa yabonye bimeze nk'aho ari iyindi si. Aha ngaha yarabonye isi itandukanye n'isi y'abagamo mu cyaro cyari gicecetse kidafite ikintu na kimwe. Muri iryo joro yaje guhura n'umugabo, arangije amuha ibihumbi 50 by'amanayira. Aya mafaranga uyu mugabo ngo yamuhaye kugira ngo bicarane gusa, bicarane byonyine baganire. Nuko akiyamuhereza uyu mukobwa yaravuze ati oya, ariko umutima utangira gutera. Mu by'ukuri mu buzima bwe yaratarabona ibihumbi 50 by'amanayira, ayaboneye rimwe. Nuko Tony yakimubona arangije aramuseka, aramubwira ati uri igicucu, uriya mugabo ni umugabo w'umukire cyane, arashaka kugukora aho ushatse, ariko nukomeza kwitwara gutyo uzasubira mu cyaro uri broken, nta kintu ujyanye. Nibyo waje kwiga hanga muri Lagos, ninde wakubwiye yuko washobora gukora 50 by'amanayira ku munsi? Ni byiza yuko wankurikira nkakwereka uburyo ushobora gukorera amafaranga nimba ushaka gukura umuryango wawe mu bukene. Muri iryo joro Adugo ntabwo yabashije gusinzira. Yatangiye gutekereza mama we yikoreye inkwi zo guteka. Mu cyaro murabizi yuko batekesha inkwi.
atangiye gutekereza uburyo papa we yabaga ari muri famu ari kurwana, ari gukora, ari kuvunika cyane. Atangira kwibuka agasaza ke gatoya uburyo kirirwa kazenguruka gasaba imigati. Atangira gutekereza muri hoteli, ari amafaranga iyo nyafata nkayohereza umuryango wanjye, ese bira ntago nari kuba mfashije umuryango wanjye. Atangira kubyibaza muri we, ese iyo nza kuyabohereza ntibari kwishima. Atangira kwiyumvisha muri we yuko yakagombye gufata ari amafaranga akayohereza umuryango we. Atangira kubivugira ati ntabwo byari bibi, ntabwo nari gukora ikintu kibi icyo ari cyo cyose, so nari kwakira amafaranga nkayohereza ababyeyi banjye, nzafata udufaranga dukeya ubundi mfashe umuryango wanjye. Ariko gake gake ubwo yatangiye akora ibyo bintu, ya mafaranga yitaga makeya yatangiye guhindukamo amahofasi manini cyane. Nuko ijoro rimwe umugabo umwe yamuhaye ibihumbi 200 by'amanayira kugira ngo agumane nawe muri weekend, agumane nawe muri hoteli. Nuko ikindi gihe undi mugabo yamwereje 3 miliyoni z'amanayira kugira ngo bagumane mu ijoro rimwe ryonyine, ndetse amwizeza yuko ibyo bintu bizabibanga. Ahangaha Adugo yarishimye cyane, mu by'ukuri nibwo bwa mbere mu buzima bwe yarabonye amafaranga angana gutya. Nuko ahangaha yatangiye kubwira Tonya ati warakoze Tonya kunyereka uburyo nakorera amafaranga. Atangiye kumubwira ati ntabwo nizeraga ko nshobora kuzana Lagos ngo nje kwiga ngo ibyo bita professional skills. Ahangaha rero Adugo yatangiye kujya yohereza amafaranga akayohereza ababyeyi be mu cyaro. Ababyeyi batangiye gukeka, batangiye kuvuga ariko si uyu mwana kura aya mafaranga ari kohereza. Yakomeje kubabeshya, atangiye kubabwira ati ahantu ndi kwiga ibintu bijyanye na professional skills. Akabwira ati boss wanjye iyo amaze gukora akazi keza ama amafaranga. Ntabwo ababyeyi bamenye yuko umwana wabo ari kwigurisha. Ahangaha rero Adugo yaje kuryoherwa, atangira noneho kujya ajya mu mapati menshi cyane, atangira kujya ajya mu maklub atandukanye, atangira kunywa amatabi. Uyu mukobwa rero yatangiye kuba umukobwa ukomeye cyane w'umusire queen muri Lagos, ndetse yaje kugeraho yigurira imodoka ye yo kugenderamo. Ibi ngibi ntabwo ababyeyi bari babizi. Uyu mukobwa Adugo rero yatangiye kubaho ubuzima buri relax, ubuzima buhenze cyane, ndetse yatangiye kugira abakiriya banini cyane, abakiriya bafite amafaranga menshi, ndetse atangira kugira ubuzima buremere cyane kurusha ibyo Tony yamubwiraga. Ahangaha rero Tony yatangiye kugira jalousie, atangira kumurakarira, atangiye kumubwira ati Adugo uri gutwara abakiriya bose mu iminsi, nta mukiriya n'umwe nkibona. Aravuga ati mbwira rero uko bigenza, urabizi ko ninjye wakuzanye muri business. Uyu mukobwa rero Adugo yatangiye gukora amafaranga menshi cyane, ariko ayo yoherezaga mu cyaro twaraga ari udufaranga dukeya cyane. Yoherezaga amafaranga make kubera yuko yarazi neza yuko namuka baha amafaranga menshi bazatangira kumubaza ibibazo byinshi. Rero yahisemo kujya yohereza udufaranga dukeya ku buryo batazatangira kumususpectinga. Ariko ahangaha mu mujyi yari umukire, yararimo abaho neza cyane. Uyu mukobwa yatangiye kujya traveling, atega indege ava mu mujyi ajya mu wundi. Uyu mukobwa rero yatangiye kugenda akorana n'abantu b'abapolitisiye bakuru cyane, ava mu gihugu ajya mu kindi. Ibyo yakoraga byose yabaga agiye kwigurisha, agenda yigurisha n'abagabo batandukanye, ndetse yari afite uburyo afata abakiriya be bitewe n'uburyo bagenda bamwishyura, ndetse yari afite abandi bakiriya yakoreraga ibintu bidasanzwe bitandukanye, bimwe by'indengakamere. Abapolitisiye batandukanye baramukodeshaga bakamujyana mu mahoteli, barangiza noneho bakamukoresha ibintu bya bintu namwe munsi birenze kuba abantu bakora imibonano, akabakorera ibyo bintu noneho bakamwishyura. Uyu mukobwa yatangiye kugura imisatsi ihenze, yagura imyenda ihenze, arinezeza mu by'ukuri. Uyu mukobwa ntabwo yabaga yitaye ku byo kuba ari kwangiza ubuzima bwe. We muri we yaravugaga ngo icyo nahitamo cyose nkoresha umubiri wanjye, nta muntu n'umwe ugomba kubyitaho, nta n'umuntu n'umwe bireba. Wa mushuti we Tony yatangiye kubona yuko ubuzima bw'uyu mukobwa Adugo buri kugenda buhinduka cyane. Nuko uyu mukobwa atangira kwibaza ati uyu nguyu ntabwo ari Adugo nazanye muri iyi business. Ese ni gute atangiye kujya yigaragaza nkaho ari mama wacu twese turi muri iyi game? Ese uyu mukobwa ni gute yageze kuri iyi level? Uyu mushuti we nuko atangiye kwibaza. Nuko ijoro rimwe Adugo yaje kubona umukiriya. Uyu mukiriya yaje kumuha 5 miliyoni z'amanayira. Aya mafaranga aramuhaye kugira ngo bagumane nawe ijoro rimwe gusa, ndetse amwisezeranya yuko biri mu bibanga. Uyu mugabo yari umugabo w'umupolitisiye, aramubwira ati gihe ntago ndi bugufate, sindi bugukorakore. Uyu mugabo aramubwira ati gihe icyo nkeneye gusa nuko kuri kodinga
nkari kudinga ubwambure bwawe gusa ntago ndi bukwegere. Aramubwira ati humura ntago nzigera nyereka umuntu ari we wese. Aramubwira ati wowe reka njyewe mfate video y'umubiri wawe wambaye ubusa gusa nta muntu n'umwe nzayereka. Aramubwira ati njye nzanyireba njyenyine ndagusezeranyije. Aramubwira ati niko mbikunda njyewe. Atugo yabanje kwanga. Aramubwira ati ese wa mugabo ni gute nshobora kwemera ko ufotora ugakora video igaragaza ubwambure bwanjye? Aramaze ndetse n'icyo ushaka kwikoresha. Umugabo aramubwira ati Adugo igira ubwoba njye ntabwo ndi bugukoreho, njye ni gutyo mbikunda nkunda kuri video usa umuntu yambaye ubusa kurusha uko namukoraho. Nimba unabishaka ndaza gukubarira amafaranga nguhe miliyoni 10 z'amanayira. Adugo arangije yumva ko bagiye kumukubira. Uyu mugabo yari yamwemereye imbere kumwishyura 5 millions. Ubu ngubu noneho yaramubwiye ko agiye kumuha double, ubwo aragiye kumuha miliyoni 10 z'amanayira ijoro rimwe ryonyine akamuri codinga video. Nuko uyu mukobwa arangije avuga ati iyi ni business nyayo. Aramubwira ati nta kibazo. Nuko aramubwira ati ariko hari ikintu ugomba kunsezeranya, ugomba guhisha video yanjye, niwe ugomba kwireba wenyine. Uno mugabo yaje kumwemerera. Nuko nyuma y'ibyo byose Adugo arangije atangiye kuvugisha ati nyine amafaranga ahagije. Mbere yuko mama ambwira ngo akeneye amafaranga yo gukora iki ngomba kuba ngiye nyafite. Nuko uyu mukobwa rero yaje yemera ko agiye kujyana n'uyu mugabo, ndetse yemerera uyu mugabo kumufata video yambaye ubusa. Ahangaha rero baje gukora video, arangije amwishyura miliyoni 10 z'amanayira zose. Hashize ibyumweru 2 ya video yaje kugaragara ahantu hose, kuba blogs bose bari bamaze kwipostinga bayifite ku ma social media yabo, ku ma group ya WhatsApp iyo video yari yamaze gusakara, ndetse no kuri Twitter na Facebook. Abantu bose bari guseka ndetse batangira kwisharinga cyane birushijeho. Batangira kuvuga bati reba uyu mukobwa wo mu cyaro atangiye kwigira Kim Kardashian. Izina rye, isura ye, ijwi rye byose byari biri kuri social media. Ya mafaranga bari bamuhaye biriya byose byari fake transaction, ntabwo yari amafaranga nyayo. Bari bamutuburiye nta mafaranga yinjiye kuri konte ye, ariko bari bamaze gufata video ndetse banayipiburiye. Nuko umuntu umwe rero yaje kubona ya video y'uwo mukobwa, arangije ayohereza mama we mu cyaro. Mama akibona ya video yaratatse cyane, yavuze induru ndetse arangije ahita yikubita hasi. Papa yaje kubona ya video nawe, arangije yifata mu gatuza nawe ahita yikubita hasi arahwera. Bahise babirukanka nawe bajyana kwa muganga. Aba babyeyi bakihagera mu by'ukuri bari baragurishije ubutaka bwabo, nta kintu na kimwe bari basigaranye. Adugo nawe nubwo yari afite amafaranga mu mujyi, ntabwo yari yaraberetse ko afite amafaranga ngo byibuze babashe kuba bakwiteganyiriza cyangwa se babashe kuba bagura ubundi butaka. Bwa butaka bari baragurishije kugira ngo bohereze uyu mukobwa Lagos ajye kwiga. Ubu ngubu nta butaka bari bafite, nta cyizere bafite cy'umwana wabo. Telefone y'uyu mukobwa Adugo yakomeje gusona cyane, ariko ubu ngubu ntabwo bari abakiriya barimo bamuhamagara, ahubwo yari telefone yari turutse mu rugo iwabo. Hari amagambo bashaka kumubwira akomeye cyane. Ahangaha ubwo bagiraga kwa muganga, ababyeyi bari bakeneye amafaranga, bari bakeneye uburyo bwo kwishyura kugira ngo babashe kuvurwa, kubera ko bose bari bagiye muri koma. Adugo ntabwo yabyitayeho kubera na stress, yanze kuyitaba. Mu gihe kitarenze iminsi 2 aba babyeyi baje kwitaba Imana bose. Adugo bwa nyuma ubwo yitabaga telefone, yaje gusanga bamubwira yuko ababyeyi be batakiriho. Adugo yabuze ukuntu yifata. Adugo yatangiye gutekereza uburyo yavuye mu cyaro, ababyeyi be nta kintu abasigiye, baragurisha utwabo twose. Adugo atekereza uburyo barumuna be bagiye gusigara. Adugo byaramunaniye kwihangana. Ahangaha uyu mukobwa Adugo yahisemo kwishyira mu mugozi nawe ahita yiyahura. Aha mu cyaro ubwo bashyinguraga aba babyeyi, kari agahinda kenshi cyane, wari umubabaro mwinshi cyane. Aba babyeyi bari ababyeyi basenga cyane. Mama Adugo yabaga muri korari. Bari babizi neza ko aba babyeyi atari abakire, ariko bari bazi neza yuko bazi kurera abana babo neza bakabaha ikinyabupfura. Uyu mukobwa Adugo yaratengushye ababyeyi be. Ahangaha rero bavandimwe, isomo dukuramo nirihe? Isomo dukuramo rirareba cyane abana baba bari kwiga ku mashuri,
abana ababyeyi babo baba barakoze buri kimwe cyose kugira ngo bagire icyo bageraho. Mwabana mwe mugomba guhesha agaciro, mugomba kwibuka sacrifice ababyeyi banyu baba barabatanzeho, mugomba kubahesha agaciro, mugomba kugenda mugakora ibyo mwagiye mugiye gukora kandi mukirinda ibishuko. Mwakoze rero guhitamo Behind Walls Tales. Ndabashimiye mwese, nizere ko mwakoze subscribe, nizere ko ndetse mwakaze no kugira kujya mujye murusha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho iyindi nkuru. Njyewe izi nkuru nzikora kugira ngo zihindure intekerezo zacu, zitwigishe, twigire ku yandi makosa y'abandi bantu, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, kugira ngo tubashe kwirinda kuregreta, tubashe kwirinda kwicuza mu buzima. Nawe mushyashya ndakwakiriye, nawe kandi subscribe ndetse kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru.